Nyaruguru ndetse no Bugana cyamwe namwe nituyibagiwe Bugana mukari n'ahandi twaje tubabwira kenshi ko uyu munsi tuzajya mu mizi y'umuco cya gicumbi cy'imico y'agaciro maze tugatarama mu nganzo gakondo. Umunsi rero wageze aho wa mukobwa wanyu mwakunze cyane w'ijwi ry'ikibuti ubakumbuza za njyana za kera izo gakondo Emerance Gakondo agiye kubataramira, ariko kandi bene Imana afatanyije n'abandi bahanzi batandukanye. Ndabizi rero ko muri benshi muhinyuruti abuvumya amavi n'abandi baciye akabogi kugira ngo dutarame. Mbere yuko tuza kwinikiza iki gitaramo gakondo, reka mbanze babwire ko tugiye gutaramana n'abantu benshi bagiye badufasha. Ibi byose tugiye kubigezwaho dufatanyije n'abasakaza amajwi n'amashusho bayobowe na Eric Tidram. Ubwo araza kutubera ku ruhembe rw'imiheto kugira ngo ibintu byose bigende neza. Ariko kandi iyo mutubona mu nkanda hari umuribone mu nkindi bikindikije neza, ndabwira ko turi kumwe na Grass Decoration ikabuga, ndaza kuva imuzi n'imuzingo ibye. Turi kumwe kandi na Bakery's Choice kwa Mamerive. Aba muri iki gitaramo ndaza kubabwira ubwema bwabo uwampaye inka. Ariko kandi tukaba kumwe na Mahoro Decoration Shop, aba bari mu karere ka Ruhango. Byose turaza kubimuzi n'umuzingo. Tutibagiwe kandi inzu itunganya umuziki yafashe runini kuva myaka na Nyagateke, Level 9 Records kwa Jimmy. Nabaciraga ku mayange sinabavumbiraga ayo mwengewe, ariko ndabizi neza ko turaza gutarama. Reka rero kugira ngo ntaza kuyizimbamo, ndabizi ko mutegereje abaririmbye cyane, nze kubanza mpamagare Emerance Gakondo ndetse n'itsinda bari kumwe baze kogoga imbuga ngari ndavuga uruhamo rw'isanzu tugiye gutaramiramo, babanze bafatanye baduhe ikaze babimbure n'abandi bahanzi bari butambuke ahangaha. Emerance Gakondo araza kubaririmbira indirimbo ebyiri, hanyuma ye ndabararikira ko iyo bishya bishyira ariko abishyito atari ko abishyika. Mugumane natwe dutaramane, bakobwa beza shenge b'amaso asize amasoni ndetse n'abahungu b'ibihame, mutambuke mudutaramire. Ahubwo rero bene Imana muraho neza yemwe beza mwe muraho neza yemwe beza mwe muraho neza yemwe beza mwe
mundeke mbaririmbire mundeke ndirimbe mundeke nze ndihimbire babanga ubeza cyane baruhuje ndaririmba ngabikinga ntibaceho nibuhe turi wahaye ndaririmba ingenzi muri bo mico myiza agatsinda kanayibarusha nibuhe turi wahaye inyamibwa kabintwariye umenyera icyo cyahegeje uwamuroye mundeke mbaririmbire mundeke ndirimbe mundeke nze ndirimbire ababanga ubeza cyane baruhuje ndaririmba ikibagenga mwese minurukundo rwose ndaririmba urwahuje ababyeyi rugahuza abana niturushenge ubukembwiye mumfashe mbaririmbire mumfashe ndirimbe mumfashe nze ndirimbire ababanga ubukembwiye nyibaririmba mumfashe mbaririmbire mumfashe ndirimbe mumfashe nze ndirimbire ababanga ubukembwiye nyibaririmbira murakoze cyane barakoze cyane Emerance Gakondo n'abantu beza bari bamugaragiye nahoze nakura bari mu nkiko zitandukanye z'igihugu ariko ntabwo nibagiwe n'abari mu buganza bw'epfo n'ubwa ruguru ndabizi ko Gakondo namwe ni nk'agati k'inkubirane mukomeze mudukurikirane kandi dutarame neza muri iyi myaka rero ndetse n'iyatambutse twagiye tubona inanga nyarwanda hakaba abahungu b'abasore b'abakirigitananga ntabwo ari abahungu b'inanga nk'uko bamwe bajya babibeshyaho abenshi rero muri iyi minsi tubona ni abasore b'imyaka mito ariko shenge bagakora mu mirya bayikirana bayikiranya ukumva urizihiwe muri aka kanya ndagira ngo nongere mbibutse ko dushimira cyane Eric T Drama na groupe ye ariko kandi tugashimira Level 9 Records kwa Jimmy producer tunashimira umubyeyi cyane Grass Decoration niba mwabonye uburyo barabakobaga bamasasiza amasoni basa neza yabigizemo uruhare kugira ngo nawe rero uzamwakure akwambika uberwe ni 0782985858 akorera ikabuga ka Kigali ubwo n'icyoko kigana mu Buganza n'ubundi hari kandi Mahoro Decorations and Makeup akaba mu karere ka Ruhango muroye uyu musore w'ibizigiro baryaberewe neza umwambaro wa kinyarwanda niwe wantatsara ntamiriza uwo yambitse rero abarudasumbwa wamuhamagara kuri 07849444 akabaho mu Ruhango rwa Gitarama Nyamagana rugura gataka gatukura hari kandi Bakris Choice kwa mama Hervé
abantu bakora ibirori bagakenera imitsima n'ibya bindi twita gato cyangwa cake, bagukorera gato d'anniversaire, de mariage, ibirori bitandukanye, ariko kandi bakakugirira umugati umwana arya akaba uwa mbere yabaguwa 50 muri 50, bakakugira n'ibindi byinshi kandi byiza byo muri patesel. Mukomeze mubagane. Hanyuma rero umusore mwizira nkunda kabaruha amanyarwa umuhungu ibindi arabyivugira, nyemerera utamboke maze imbaga idukurikiye kurangamire, uze gukora muri iyi mirya y'inanga kirite neza rwose, udutaramire kabyarire gukuza. Mvumbe ntanyoye bagabo uri mwiza mpuza ya mwezi intanama y'abasamira ko baraguza bahashyikiwe uri mwiza mpuza ya mwezi basere muzigura ngenza musabinga
mwana wa mama simba n'ikindi n'umugore wanjye uwo mugore wanjye n'nyirabisaro nagiye kumureba nsanga yarwaye nsubiye kumureba nsanga ararembye umukobyi w'igikondo yaramwumbereje umutezi w'intango yaramwumbereje umuraguzi w'umutwe yaramwumbereje n'urugi yaramwumbereje mwene rusara yaramwumbaye uramwumvaye mwana wa mama usibire izuba n'ibye burya idata y'amagendo mbi zamwumva mugabo utanga baragisata n'udahamagara kawaruka umugira ngo bikomeye iyo ntaza kugira umuheto wanjye w'igima ntabwo ntabwo ruti wanjye ntabwo n'abantu mu ntoki n'abantu batamaza n'abanjye nashatse abashumba batabonye n'intumwa zawe urusumarure mwana wa mama uramumumumbaye mwana wa mama niba nganzikanira mwana wa mama ndamujyana ku isumo mwana wa mama isumo namenyereye kama eyiga arakoze cyane uyu mucigitananga w'umuhanga akitwa umuhanga cyane bamwumvise ko rwose arakora mu mirya y'inanga ibintu bikagenda neza reka mubwire ngo nakura adakurumbira muri iyi nganzo kandi ikomeze imugire inganzwa kugira ngo nejo bundi iki gicumbi cy'imico y'agaciro imico kitazaca agacuho ntikizacike kandi inganzo gakondo imbyino gakondo umuco wacu bikomeze bisigasirwe ndabibutsa ko iki ari igitaramo cy'indirimbo gakondo mwateguriwe n'umuhanzi kazi wanyu Emerance Gakondo mbibutsa ko mushobora no kumukurikirana ku rubuga rwe rwa YouTube kugira ngo mumuteze imbere mubone ibihangano bye kandi agumye atere intambwe turacyataramye rero kandi neza cyane munyarwanda umwe yaravuze ngo ndabakunda bene Imana nkabakundira igitaramo hari intore zigikobera amayugi ariko bera nizigaruka mu ngamba biraza kugenda neza aho ngeze rero iyo ngiye kuvuga nditsa n'umwe mu bagabo nari ngiye kumwita umusore kandi yari kumvunira urute n'umwe mu bagabo bafatiye runini uyu muziki nyarwanda cyane cyane muri za ndirimbo twita karahanyuze nuko twabisanze mwaramumenye mu bitaramo bitandukanye muramumenye mu bitangazamakuru bitandukanye ariko kandi mpamya ko n'umwe mu basore bazi gucuranga ya nanga y'uruzungu bita gitari ubwo mbaye mbavumbijeho mbere yuko mwakuza ngo aze adotaramire nongere mbibutse ko dushimira cyane Comfort Label baradufashije kugira ngo dutegure iki gitaramo kandi kigende neza mpayinga ari nako dushimira Level 9 Records Jimmy uri umuntu w'umusaza cyane hari ibyo nari ngiye kuvugira kuri kamera ariko wari komita nareka noyayo turashimira Eric T Drum ndetse na ekipe cyangwa itsinda rye rigari riri ahangaha
ridufasha kugira ngo ibi byose bigende neza, ariko kandi dushimira Grace Decoration Ikabuga, Mahoro Decoration Shop mu Ruhango, ndetse na Bar Chris Choice kwa Mama Herve mu Ruhango. Abenshi bamuzi nka Putizo, amazina ye ni Jean Dolape, ariko akagira n'ikivugo nkunda cyane iyo yikoze mu mutana yitakira abatanazi muraryoherwa. Reka amazi harirwe na nkana ndetse Putizo uwo nguwo abataramire menyizihirwe, murakabura icyago, icyangiro, icyasha n'icyaha. Ahubwo rero Yes, okay. Nyumva wowe wintabera nambariye goye, shuri inzira yo mubano ukwiye. Yemwe mwe mubitse ubwenge nimuhaguruke, mumurike inzira iboneye. Bene muntu mbeko bagenda insigane, ab'intege nke babaye abande. Ko mvugiye ayirengeye ngo munyumve, mbese ninde wamenyera intsinzi? Inzira nanyuzemo yambanye ndende, ngeraho nkeka ko nahabye. Nsigara nsa n'utakigira kivurira, mbega inzira y'inzitane. Numva ngezaho nangiye kubabara imirundi, urugendo rukiri rwose. Mbeba ko wiruka cyane ubwo uragana hehe, muri iyi nyanja itagira inkombe. Nk'ubu hari ubwo nicara njyenyine nkibaza byinshi cyane mu buto bwacu, nkibutsa ubupfura bwari bwuzuye iyo nzira, none zabyaye amahari. Nyabuna ca inkoni zamba mushobora byose, unyiziye intote zituzonga. Tsembi ibi bibabaje byose kureye n'izanyo, zirya n'urutsitsi n'amajyambere, burya mu ntara hababarira. Wowe horero ngubu uriho umerewe neza, reka tuba ariko tubivuga. Urugero rwiza mvugura rukwiye cyane, burya tukwita urumuri rw'abandi. Niba uzira inenge imbere y'imbaga nyamwinshi, ngiryo isengesho ry'imena, ntuzasebera mu rw'ikirenga.
uyirebye wese ugashoberwa wibaza iby'imibereho yawe ukibaza icyo rubanda ruyigurira ugapfukama amava akaruha ukicinyina mutubu nk'uwaganihanga ahari wenda yavana yihaho mwana wa mama nkubwire birya witimiruho nje mbona ari byo bitaguhenda mutima nama haba ubwo wishuka izo nzira z'insobane zahariwe bande kw'amaherezo ubanza zimwira ukibaza icyo rubanda ruyigurira ugapfukama amava akaruha ukicinyina mutubu nk'uwaganihanga ahari wenda yavana yihaho mwana wa mama nkubwire birya witimiruho nje mbona ari byo bitaguhenda mutima nama ahubwo wishuka umuntu nyamuntu si uburebure umuntu nyamuntu si ubunini umuntu ni nyamutima ukunda abandi umuntu nyamuntu si umwe gica winjira bagakangarana si umwuka bakubira mu nda ye hafi kw'irembo bishwe n'isari abakire n'abakene usanga bisanga ndetse n'aka kago mbere akabano ntawe umusaba ngo arinde asarara umuntu nyamuntu akunda amahoro akayifuriza n'abagenzi be ahora ashaka icyamuteza imbere ahora yamagana uburyamirane mu mirimo yitwaza umutima nama yirindi icyamusiga ubuhemu ntabwo yironda ntarondaronda ngo umurage bana w'u Rwanda urwo runana rukwira Afurika yacu iyo mpumeko yuzura ikwire ku isi yacu we yaravutse asanga nyina roga abaturanyi bose bamuhaye akato ndetse ngo n'igihe azapfa azabimuraga uwo mwana arababaye naba namwe mwigiriye Imana musanga inzira yaraharuwe si ubutware si n'amasengesho ahubwo ni umugisha gusa nyina wamubyaye yari umusazi yirirwaga muzengurukana hose yaryaga icyo abonye yarwara ntavuzwe ariko kubwa rurema yabayeho
uwo mwana arababaye naba namwe mwigiriye Imana usanga inzira yaraharuwe sobutwari sinamasengesho ahubwo n'umugisha gusa gusa. Mbere yuko mbaririmbira indi ndirimbo ya nyuma ndagira ngo nshimire Emerance kuri iki gikorwa yateguye akadutumira nka bagenzi be dukorana muri mwuga wo kuririmba gusigasira umuco gakondo. Ni igikorwa cyiza mbasaba kugira ngo tujye tumushyigikira mu bitaramo bye nk'uko natwe tuba twaje tukamushyigikira nk'abahanzi bagenzi be. Iyi ndirimbo rero ndabizi murayikunda ibashimishe, ndizera muri kunyumva neza. Murakoze. Iranze imbanye myinshi uwo mutwaro cyo ngwino unyakire byo ngutekerezaho ni byinshi ariko kandi nimugire muwoza wanjye wandutiye benshi mwiza we uri umuziranenge. Murakoze, dukomeze dushyigikire Emerance. Merci. Maze rero umwanzi ukwambara akabona icyago. Arakoze cyane Putizo, bababyeyi bakuru cyane mu myaka, ntabwo ari abasaza nyine n'ubanga basaza umusambi. Nizere ko inganzo y'uyu mupapa Brian n'umupapa ajya mwita umusore akambwira ati Rwama nzakwereka. Hanyuma rero turacyataramye kandi cyane, burya ngo igitaramo kijigije cyangwa kibaye urukatsa abantu bagenda bakuze ingamba. Nababwiye ko Emerance Gakondo atihariye umunsi yatumiye izindi mfura ngo batarame. Nongere nshimire cyane Putizo, ariko kandi nshimire n'umusore ukiri muto Irankunda, bakomeze bakore mu nganzo. Mu kanya gato rero ngiye kubapfundurira agaseke kose ko kakabaye, ariko sinagapfundura nongeye kubibutsa ba Chris Choice kwa bama Hervé ni mu karere ka Ruhango. N'imfura cyane bagakora amagato cyangwa se amakeke. Ko nimwe mwese mufite ubukwe mwifuza ko babafasha, bafite iminsi mikuru itandukanye, mukomeze mubagane cyane. Mbibutsa kandi Mahoro Decorations Shop, aho naho ni mu karere ka Ruhango. Babambika neza kandi mukaberwa, ariko ikindi bakabasiga mukababeza batarushya isiga. Ubwo ni bya bindi bita makeup mu ndimi z'amahanga. Tunashimira Class Decoration Ikabuga, ukomeze naho musimbukireyo babambike neza muberwe. Ibi byose turabigezwaho dufatanyije n'ikipe ngari iyobowe na Eric T Drama, harya babita ba producer, ba producteur, gatunganya amashusho. Tunamushimire mwabonye indirimbo ya Emerance Gakondo yitwa umuntu nyamuntu niyo wayikoze, n'ibindi byiza imbere birimo biraza. Ariko kandi dushimire Level 9 Records kwa Jimmy. Nimba rero mwiteguye mwikindikije abandi muri mu nkanda, ndagira ngo ndarike rya tsinda ry'abaririmbyi bari kumwe na Emerance Gakondo nkivuga batambuke bigira hafi, bigira hano hafi yanjye, maze nze kubasaba bahere mu nyirigisi. Nibiza ko byari imbubuso bakumva bashaka gucutsa, baze kumbwira tubyine umutaho. Maraza kunkundira rero mufata iki gihe, abanyarwanda n'abanyarwandakazi abari mu Rwanda no hanze yarwo babakurikiye, mubataramire muri ya majwi meza. Ndabakunda cyane bene Imana. Isa
Salomo akobwa araje impundu nizihurwunge araje umuziranenge ubaha maboko y'imitozo agabite ku mutuzo asaza uwo yihebeye kamutuza amata batekanye amataye ntazataburwa ayashigitebo nahumwe impundu ziburwanaga igitego bakobwa Salomo akobwa araje impundu nizihurwunge igitego Salomo akobwa araje impundu nizihurwunge asize uruhimbi yateretse amata asize imbuga ihimwaza umwana yamenyaga buri munsi ng'umwami asanze isati basumba rudasumbwa rwema rw'ingabo n'ikirenga araje igitego nahundwa impundu ziburwanaga igitego winashenge Salomo bakobwa araje impundu nizihurwunge igitego winashenge Salomo bakobwa araje impundu nizihurwunge nguyu igitego bakobwa Salomo bakobwa araje impundu nizihurwunge indirimbo ndayikunda cyane ndayibatuye mwese magazahirengeye mu misozi igihumbi ndabona aho uri mu mata bateze ntushobora kumva ndazi yuko wakuze amajwi menshi aturuka impande n'impande ndasaba bazatubemerere dusangire intango iyi ntero y'amahoro nyitere wikirize maze aya majwi avumera amahoro
asakarage hose shenge wenye nyikiriza tega amaboko bakire ijwi rivumera amahoro riguhamagare witabe karame ijwi rivumera amahoro riguhamagare witabe karame amahoro njye mbabwira si yayandi yo mu bitabo bajya bandika bakanayaririmba n'ababuze kumarana amahoro njye mbabwira ni yayandi wanjye ni wawe mu mitima tukibera basangira ngendo b'amahoro indero y'amahoro nyitere wikirize maze aya majwi avumera amahoro asakarage hose shenge wenye nyikiriza tega amaboko bakire ijwi rivumera amahoro riguhamagare witabe karame ijwi rivumera amahoro riguhamagare witabe karame nyikiriza tega amaboko wagiye ijwi rivumera amahoro riguhamagare witabe karame ijwi rivumera amahoro riguhamagare witabe karame naraye ndose inzozi nziza naraye ndabutswe umwana nkunda n'urwererane rwizihiye amaso yarambonekeye arampumuriza buto butoshye azira intenge rurabo rwera isoko kwiteke agasusuruko yemwe kasesekaye ngiye gusura umwana nkunda ngiye gusura buto butoshye ndamukumbuye umwana nkunda
tuzaririmba indirimbo nyinshi zirimo izacu ndetse n'iz'abandi kugira ngo mubashe kwishima mwishimana natwe. Murakoze. Mahoro arahinda i Rwanda abahadusuhuye baratinda kuko twimakaje ubutigana yewe Rwanda we ndaririmba tu Rwanda kandi ngacinga bidasumba Rwanda yewe Rwanda we ndaririmba tu Rwanda ndaririmba tuvuga imyano mu mahanga kandi ngacinga bidasumba Rwanda. Biraturanga umuco w'ubutwari utuma dutwaza gitwari urugwihiro uruguhunga urugahano n'ineza iganje duhorana nibyo bitugira abadasumbwa abadusanga bagasanganizwa isango abakobwa turaye muze turareshe gisagara na cyamukuza kwa Rwemera gutabara
ayi mama we muze tuberagwe dore twese abatangana abakobwa b'ibuhori buhoro ntarara amacukwa munsi y'igitego ayi mama we muze tuberagwe turatarama dukeshe tuze guhaza uwacu yungari wa mwiza shenge atarinda guhogorana ayi mama we muze tuberagwe twese abatangana abakobwa b'ibuhori buhoro ntarara amacukwa munsi y'igitego ayi mama we muze tuberagwe ngabataramiye inkera abahungu batera ikoma abakobwa bavuza impundu uwo nkunda ashira agahinda ayi mama we muze tuberagwe ngabakobwa turaye muze turare shenye gisagara na cyamukuza kwa rwemera gutabara ayi mama we muze tuberagwe ngabataramiye inkera abahungu batera ikoma abakobwa bavuza impundu uwo nkunda ashira agahinda ayi mama we muze tuberagwe turatarama dukeshe tuze guhaza uwacu mwari wa mwiza shenge atarinda guhogora ayi mama we muze tuberagwe nimuberwe bakobwa nimuberwe bakobwa abakunze nyibabona ndabakumbura mbafite mbarota ijoro n'umunsi nimuberwe bakobwa isura wenge isuku igira isoko mwese musani wanyu nimuberwe bakobwa nimuberwe bakobwa abisoni mwisura wenye isuku igira isoko mwese musani wanyu barakoze cyane bashoje batubwira ngo nimuberwe bakobwa ariko kandi muberwe babyeyi muberwe abasaza n'abakecuru muberwe urungano rwanjye kari akanya keza ko gutarama emera warakoze cyane kubw'iki gitekerezo kandi ndagira ngo dusabe n'abandi bahanzi nyarwanda Potiza bikomojeho uyu muco ntuzacinjishi kandi muhari twagataramye agati kagatoha akandi kakamera inyamibwa zikabyukurutswa bakava gukobera amayogi tugitaramye ariko ibihe bya koroni byo byazanye nitugikesha turatarama tukabyina n'umutaho ndagira ngo nshimire Potizo nshimire musore muto cyane irankunda ariko kandi ntibakamwita umusore w'inanga ahubwo ni umukirigitananga nshimire cyane T-Drum na ekipe ye badufashije ariko kandi nshimire abantu bose badufashije harya ni Grace Decoration
ewana urabona ko mwasaga neza cyane. Hari n'ibindi nari ngiye kuvuga ariko ndabiretse, reka noyayo. Dushimire Mahoro Decorations Shop, ariko kandi dushimire Level 9 niyo yatangiranye urugendo na Emerance Gakondo, kandi twizera ko hamwe no gufatanya Imana y'u Rwanda izaduha umugisha. Dushimire kandi Bakris Choice kwa mama Hervé, aho mu Ruhango mukomeze muteka imitsima natwe tuyirye. Nari ngiye kuba nk'abubu ngo bigende kwakunda ariko ntihagashye tu, hari igihe byenda kudutwara nabyo. Dushimire cyane abanyarwanda n'abanyarwandakazi mwadukurikiye. Ndasoza mbasaba kujya kuri channel ya Emerance Gakondo mukore subscribe. Ngenzi kuvuga subscribe ntago ndi nk'aba bakecuru bangu subscribe, kandi mu hanahane cyangwa musharing ibihangano bye atera imbere. Ndasoza nshimira n'imbuga ngari twataramiyemo, sinirerwa mbavuga mu mazina ariko ababyeyi bakoze cyane. Ahasigaye nanjye na rero tamikana mitana ruti rwa rutikanga rutebukana muheto rwa nkubito nk'aba MC rwa mashyo. Imana ikomeze ibaho umugisha, barakazira icyaha, icyago, icyangiro ndetse n'icyasha. Turabakunda cyane.